muri Rayon Sport rero byifashe gute rwose abareyo ndabona barimo kuza gake gakeya umutoza byifashe gute zandane za muri Rayon Sport twahabareyo wazimanuka nibyo uko ibintu biteye ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 11 kuri hoteli ya Delight hariya Inyarutarama ikipe ya Rayon Sport yari ifite umutoza wayo coach Afahame ya Lotfi wari watumijwe na president wa Rayon Sport Kwagirayezu Tadeyo ndetse n'ushinzwe ibijyanye na administration muri Rayon Sport ndetse na technique akaba ari we Irambona Eric ndetse na Tadeyo beretse umutoza wa Rayon Sport Afahame ya Lotfi umusaruro we bawushyira no kumuza ndengo cyangwa se bawubara mu mibare kwijana yagize 21 kwijana y'umusaruro nango imikino yakinnye Ruvuyanga win imikino yatsinze gutsinda match biri kumuza ndengo ya 21 kwijana baramubwira bati rero uyu musaruro ntabwo uhagije ni muke baramubwira bati rero uyu musaruro ntabwo kwemerera kuba bakomeza gutoza ikipe ya Rayon Sport banamwere ku musaruro wabonetse nyuma yaho agendeye ikipe ya Rayon Sport yatsinze imikino 3 itsindwa umwe wiberuka gutsindwa na APR ibanyagiye 3-0 igitekerezo cy'ubuyobozi cyagiraga kiti Bwana Afahame ya Lotfi reka dusinye icyitwa release agreement hanyuma dutandukane mu mahoro turaguha amafaranga turi bwumvikane hanyuma ntabwo turi busohora ibaruwa yo kukwirukana aka kantu karakomeye cyane mu kumva ubundi umutoza kimwe n'undi muntu nta muntu wakwishimira ko ugira icyasha cyo kuvuga ngo wirukanwe nta muntu wabyishimira rero yaravugaga ngo reka tuganire tunegosiye dutandukane ibyo bita amicably mu buryo twumvikanyeho nk'inshuti mico agreement nituvuge ko twakwirukanye ahubwo tuvuge yuko twatandukanye tubyemeranyaho ibyo ntibyanduza CV yawe nta nubwo handi wajya gusaba akazi wenda hatari mu Rwanda batinda cyane ku musaruro nkene wo muri Rayon Sport kuko icyatuma bajya kwiyenteresa mu kuvuga ngo wagize umusaruro umeze ute muri Rayon ni igihe waba warabahawe ibaruwa yo kwirukanwa bikanandikwa mu bitangazamakuru ko wirukanwa nibyo bibi kuri kariyeri yawe bamwe tuaretse tukajyana iki kintu cya mico agreement cyangwa se tugatandukana amicably cyangwa se tugatandukana mu buryo bw'ubushuti twubyumvikanye ntitwirirwe dusohora amabaruwa yo kukwirukana ukadusinyira ko dutandukanye none tukumvikana amafaranga turi buguye tukabona gutandukana umutoza Afahame ya Lotfi arababwira ati nta mpamvu nimwe mfite yatuma mbemerera icyo kintu mwebwe mukore ibyo mushaka gukora hakurikizwa amategeko ari muri kontra y'igihe nge namwe twaba dutandukanye icyo yarabasunikiyemo ni ukubwira ubuyobozi bwa Rayon ngo niba mubona ko 21 kwijana umusaruro wanjye ari wo mukino natsinze ni munsezerere hanyuma mumpe ibyo mu ngomba ubwo ni munyirukane mumpe ibyo mu ngomba okay nta nubwo byatinze saa 12:15 mbere yuko nza muri Magic Lineup umutoza yari asohotse yitahiye kuko yari amaze kubona ibyo bamupresence abahaye n'uruhande rwe arasohoka arataha ariko asohoka nyine basezeranyeho ntago yivumbuye ati rero ndabashimiye uruhande rwanjye n'urwo namwe uruhande rwanyu narwumvise mu kiganza
arabasezera aragenda, nabo nyuma gato barataha. Aba bagabo baravuze ngo kugira ngo tumwirukane tubanze turebe ibyo dusabwa kumuha muri kontra birahari, kuko reyo turaje tubigeho yari imaze mu minsi mike kwakira ibaruwa ya FIFA ibabwira ko batemerewe kugura abakinnyi muri uku kwezi kwa mbere ndetse n'umwaka utaha wose paka bishyuye umutoza Robertinho, ndetse bakanishyura umukinnyi Abdoulaye Diallo. Turaje tubigeho nabyo, ni ingingo ya kabiri kuri reyo. Ubwo rero baravuze bati tudakora ikosa rindi tukisanga nawe dutandukanye nawe, ariko hari ibyo tutubashye muri kontra ye. Iyi kontra bari barohereje umugabo umunyamategeko wo muri Afurika y'Epfo muri reyo. Iyi kontra bari barayihaye abanyamategeko bamwe na bamwe bo bazi ibintu by'umupira hano i Kigali, ndabazi wenda simbavuga. Iyi kontra yari yanyuzwemo nanone n'umunyamategeko wa Rayon Sport ujya ubafasha nanone nk'iyo bafite nk'ibirego witwa Olivier. Bose n'abantu batatu, bose bahuriza ku kuba Rayon Sport cyo kontra ivuga niba isezereye Afahami ya Lotfi igomba kumwishyura amezi 3 nk'imperekeza, bagatandukana. Bose bari babihurijeho. Bongera kuhamagara bavuga ati mwongere muri kontra, nibyo barabati rwose uko twabyize uko twabisomye nibyo, mumuhaye amezi 3 mwatandukana. Reyo rero yari musigaye mu kwezi kumwe kwa 10 itari yakamuhembye. Ukwezi kwa 11 kuko ariko ari bwirukanwemo, n'ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa mbere niyo agomba kwa amezi 3 y'imperekeza. Does it make sense? Biri kumvikana cyane. Bivuga ko reyo imurimo ikirarane cy'ukwezi kwa 10 irongeraho amezi 3 ari ukwa 11 yirukanwemo, ukwa 12 ndetse n'ukwa mbere araba amezi 4 imbumbe. Ayo mezi 4 ku muntu yembwa 5,000 by'amadolari birahita 20,000 by'amadolari, 20,000 by'amadolari Ruvuyanga hariya hengo 5 cyane 5,500. Oya Si miliyoni 5 hembwa? Oya Ni miliyoni 5 z'amanyarwanda. Ni miliyoni 5, sorry, ni miliyoni 5. Ubwo ni miliyoni 20 ahubwo agomba kumuha. Ni miliyoni 20 agomba kumuha. Niye rero zigomba kuva. Perezida Tadeyo yemeye 5 nka perezida. Sadati Munyakazi yemeye 5. Kaba 10. Abantu bandi bari muri entourage ifasha Tadeyo bemeye 5. Zibaye 15. Ikipe konta ya Rayon Sport nubwo nta kintu cyaba kiriho, ariko burya hari udufaranga score inyuzaho ku kwezi, hari udufaranga bashobora kuba babonye wenda mu tumace twashize, hari utuntu kanari inyuzaho tw'udufaranga duke duke. Kameme 5 zishobora kuboneka kuri konta ya Rayon Sport. Vene zikuzura 20 naho ziri buve 5. Ekipe razitangira 5 Tadera zitanga 5 Sadata razitanga 5 abantu bari aba Mike ba Feride na Manifa ba Kelly bari abagabo ba bamushimira nabamushimira. Mushimira bararanagaho ntago yabara ducyashyiraho simbizi kubera umuntu uri hafi ya Tadeyo ayaga mushimira amafaranga simbi hakari ndabaje ikintu mvuze simbajije ndavuze ni mushimira buri aranagaho ndabaje simbi hakari ategetse eka tugusubiza yabura nimwe ashyira ategetse ikibi nuko wenda twashidikanya ngo aranagaho se barayafite kuba yafite arayafite rero aranagaho agomba gushyiraho ubwo rero gufasha Tadeyo ku tandura n'umutoza ndaciye ku ruhande rwose ndaciye ku ruhande amafaranga barayamuha uyu munsi. Ibaruwa mu kanya sane tugiye muri pause iri kwandikwa tariki 13 z'ukwezi kwa 10. uyu munsi ararara abonye ibaruwa, uyu munsi ararara yishyuwe kuko niyo tariki n'ubundi kwa kwezi bamuhagaritsemo kugomba kurangira. Yego uyu munsi kuvuga ngo bitabaye ejo yasubira mu kazi. Zandani ngo zikavuga ko nawe ngo ari wite ngo firing ikirego ngo avuga ko Rayon Sport ngo agombaga kumwishyura amezi yose yarasigaje kuri kontra ye. Shaka kujya nko mu mezi nka 17 abara amezi 17 ahereye mu kwa 6. Bwa ukwezi kwa 6 yasinyemo kontra, ukwezi kwa 6 nako muri kontra ngo bivuga ko agomba kuguhembwa, ariko nigeze kwishyuza kubera ko icyo nyine bakimara gusinyana nta kibazo byafitanye, ntigeze kwishyuza. Ariko aho byari amahari, aho byari amahari nako yakwishyuza. Waravuga ati rero zose miliyoni 20 ati muranyishyura miliyoni 85.